Birukana Nsengiyumva yoherezwa ku bitaro bikuru kugira ngo bamuvure uburwayi bw'ishaza bamusanzemo. Yaba yaragiyeyo se cyangwa yikomereje gahunda ze nk'uko bisanzwe? Mukurikira umukino. Wa Mariya we, niko ye bambwiye nkaguha umusada nkagura ibyo bishyimbo urumva imbaraga zindi. Ngaho se mude kugira nta waba umvunnye amaboko ra. Niko ye ngira rero nkwereke uko bigenda urumva ese ndatinzamo si rimwe kabiri ego rero izi mbaraga ubyukanye wagira ngo wabanje kwa muzehe hamwe mufata agacupa pe birahurika neza kandi rero nyamara rero ndazisanganywe nuko utanyuma n'ibiraka ariko rero abankoresha bose baranyirahira weke se ega mana Nsengiyumva rihera hari mu nzu nkurebaye ikimumbi k'amashinyi ngo yarwaye amaso narinyuze aha ngaha ngo ndebe ko atahumye burundu Nsengiyumva araza mbanye ikigwari koko umuntu w'umugabo arwara amaso indwara y'amaso se ishaka ko itarobanuraga dore nayo nawe nuko yavugaga arangije agenda amaguru adakora hasi atumva atabona oya mfite amatsiko yo kureba uko bamuvuye rwose Mudenge we yego komera mu mwanya komera mude umuntu ureba neza se neze wagira ngo ndebe nte mude ukuntu Rwanda bakabyagaje numvaga warahumye burundu ngaho naho mane se nageze imbere ya muganga mude uwo Mari akira ko umuzura ibishyimbo byawe ndakumenyirije akira bagirije byo da urakoze cyane nta ndongera guhura reka nzana inkoko ngo sori ibi nikoze Nsengiyumva ndakumva kanuro ndeba ariko uri kwanaguzwa araganuza kuma ndabona ureba neza nta kibazo rwose nyine kwa muganga bamvuye byoroheje naratewe n'imiti y'ibyatsi nashyize mu maso birangabanyiriza ariko ntabwo nakize gahoda nyuma yo kunsuzuma basanze mfite indwara y'ishaza hanyandikira kuzajya kuryivuriza mu bitaro bikuru data niko ujya kwivuza ishaza baragutuburiye rwose baragutuburiye bamutuburiye batase kandi akubwiye ko ari umuganga wabimubwiye muganga Mari komeza ugosora ibyo bishyimbo turi kuganira ibiganiro by'abagabo niko Mudenge rwose ntagusubiza inyuma atubabarire ntusubize inyuma nese ariko abagore mwabaye mute basora ibishyimbo ibyo abagabo byihorera barata mude muganga ntiyambesha ubu nyine ntegereje ko gahunda bampaye igera nkajya ku bitaro bikuru bakayoza ngo bakayoza cyane ariko boza iki iryo shaza se rirakira abaganga babeshya kubi rwose oya nawe rwose batubwiye ko ishaza rikiraga rwose Mudenge nawe ntukaje uraca abandi ibyo abagore byihorera mara rirakira uraje uzagende barikuremeje ubundi ugarukana ibinogo cyangwa bagukiremo ay'intama barikuremo none wose wagaruka kwicara mu bantu b'abagabo koko ureba nk'intama mbwira neza mu mwanya wawe oya mbwira ntago bari bagaga bararyozaga Mudenge kandi ujura urumva neza ariko wagiye guhura ibishyimbo wa mugore nuko baryogerezaga mu mwanya waryo nta nubwo bari kura reka nanjye niko muganga yambwiye reka nigendere nanijya kureba uko umerewe wasanye nkugiriye inama rwose ushatse wareka kugendera mu kigare cy'abaganga n'izo nama z'uwo mugore wawe wakoshye kureba si ubwo bigutwaye iki mama yego baba rero niba iki kuza uca ibiti n'amabuye beti mama sogokuru ari hehe hari iwe ko nawe mbonye se inzu irakinze namushakisha yose no mu baturanyi ngo ndebe nahebye ubu nari imisenzi hano ngo ndebe ko yaba yabasuye none nunguwe no gusanga uri wenyine ngaho da databukwe se yagiye hemana yanjye mu nshuti ze se hari uwo waba uzi bapfubiranye akaba yamugiriye nabi nawe nzi pe none se gusa ejo yamamagaye ambwira ko ashaka ko mwandikira ibaruwa usezera ku kazi ke k'ubuzamu ngo afite gahunda yihutirwa mbigira ibyoroshye muhamagare twumve rero ntabwo telefone ye iriho gusa urumva naba ndi hano naramuhamagara koko mama nyagasani we muzehe yabaye kimwe ukagira imana
tubimenyesha abayobozi se. reka tubanze tubaze papa niba nawe yabonye. mpereza telefone yanjye iri mu cyumba nakoze nampamagaza iyo yawe. alo beti. ntabwo ari we Gasasi. Mukarugwi. ntatinze se kumpamagaye. yewe ihangane nsigaje kurangura ifu y'ubugari ibindi byose nabirangije. erega ntabwo ari ibyo nguhamagariye yewe, ahubwo nashakaga kukubaza niba wajyanye na muzehe. kuko papa si ubwo twajyana kurangura dute koko Mukarugwi. baba we nta makuru uheruka. amakuru yemeruka n'ejo bundi njya kumureba ngo ndebe uko amerewe nyuma ya randevu ya kabiri bamuhaye gukurikirana ijisho rye nyuma yo kuryogesha isazi. ntambwira ko yishimiye kubabona neza. mana yanjye we twamubuze rero. uti iki Mukarugwi? ndaje mana we yewe ubu se kuko turamenya tumushakira mana yanjye. n'ubu sogokuru agiye he koko? ubu se ko randevu yo kumwoza ishaza mu rindi jisho yari yegereje biragenda bite koko? aba hano mwaramutse. yemwe mukomere komeza hano mu gikari niho ndi mujyana. kumeze nk'uru urimo wenyine nsengiwe. ayewe n'ubundi ndurimo njyenyine rwose wamara yagiye gukura ibirayi ntaho ka gahungu kangiza isaha kaba kari mu ishuri. ese mujyana ngeze imana rero akira mfasha akirana rero abuze uwo niyambaza. mufashe ikizi shira ngirira umutima mu maso. umerewe utese ahubwo ubu nicyo gituma inyura hano rwose. umva abaganga ko bunganira imana mu kuvura iyo nabagira mba narahumya ntuka yewe bikubera isomo rero ntuzongere gukora ikosa ryo kwivurisha imiti y'ibyatsi. kubita imfubyi y'ibwiriza kurira. ugomba gufata imiti wandikiwe na muganga gusa kandi nabwo ukayifata neza. yego yewe niyo yaba ari uwo wandikiye mugenzi wawe cyangwa undi muntu wo mu rugo ntuzawukoreshe. yego rwose ndabyumva ibyo no muganga yarabimbwiye. ahubwo mujyana uzi ko banansanganye indwara y'ishaza. nibyo bansanganyemo indwara y'ishaza pe. bananyandikiye kuzajya ku bitaro bikuru kuyoza. ugomba rero gukurikiza gahunda baguhaye utajenjetse. kuko numva bitandimo neza se mujyana. byahuriye mwebwe niba mubasha gupima umuriro mugakora na bya bindi byose mwahuguriwe. kuvura ishaza ntabwo mwabishobora ngo nyivurire cyo kujya ku bitaro bikuru iyo ngiyo mbyihoreye. mva kandi wajyaho ku kigo nderabuzima wakohereje se nsengiwe. ibitaro biri ni kurereka. umuntu ufite igare. umva ye igare ze rigabanya urugendo mujyana. umwanya nagafashe ndi nyonga nerekeza ku bitaro ntari nyonga njya mu isoko kugurisha ibirayi. ikindi kandi birasaba amafaranga kandi ntayo nifite. niba washobora kumvura rero mu gitondo nazindukira iwawe rwose ukankuraho rikaka. mbega sengiyumva wibagirwa vuba. rwose kunkwera nikoze ayo mafaranga udashaka gutanga ngo wivuze cyangwa ushaka kujya gushakisha nuhuma kubera indwara y'ishaza uzaba ukiyakorera. ariko nawe ushyire mu mwanya wanjye mujyana. reba iminsi maze ndwaye amaso ntakora hongereho indi ngiye kumara mu bitaro barambaza ishaza. oya humura nta bitaro bazagushyiramo. reka se uravugisha ukuri cyane. ikindi kandi koza ishaza rwose ntibitwara igihe ku buryo byakubuza gukomeza kwikorera gahunda zawe. bazarikogereza mu mwanya muto hanyuma baguhe gahunda yo kujya usubirayo kugira ngo bakurikirane uko ijisho rigenda rikira. burya bwose nuko bigenda. naho ubundi nubikerensa uzahuma da. ego ko ashwi da siniteguye guhuma mama we. ejo kare ahubwo ndazindukira ku bitaro banyoherejeho banyogereza ishaza. mude njyewe n'iki nkwangira. ikisi umva sha uzongera umvumbe sha uzongera. aya nzakwishyura yewe nzakwishyura. umva ubundi se uza gukora iki hano mu kabari udafite amafaranga. sha umva nuko wanduranyaga mude uranduranyaga njyewe rwose. nyine urumva mbese urumva numva iki. narije kureba nyirakabari ngo nize telefone yanjye ho gato nihamagarire none nkujeho ngagutize telefone yawe. anize telefone yanjye nyine urumva ejo mu rugo mperuka ahangaha nabuze uko mwishyura ndayigwatiriza. yego urabizi sinjya mwera abiri.
ariko niba ari uko byagenze ndagukomeje rero none se uriya ntayo azaguha kandi nutinda no kumwishyura azayigurisha yiyishyure bose wanje ko mwiyiziyera niko akoraga none se shamuco bambariye ukayimunyakira kandi rwose niyemera kuyiguha ndongera nyiguhatirize ngo usengerere nawe sibyo babarira cyane mva njyewe ibyanyu sinabyivangamo urabizi none reka mwereke ibyo ndaka urumva kandi birunguka ku mpande zombi urumva ngiye mfite inkweto hariya ariko reka niba reka nzikwereke rwose inkweto se inkweto rwose inkweto zo nazigura ntaribida cyane cyane ko zo njyanaga mu misa zo zararobotse zifite n'ibara ryiza cyane ariko ubundi izo nkweto zirahari mude zirahari nyine abatekamutwe bwawe ko mbuzira nazigura nkazabibazwa nande se ko ari inkweto zanjye uzabaze njyewe sindi umujura aya jyana inzoga zawe ndumva zivuga rwose pagenda hose nawe wambwa genda po jya gushaka amafaranga ujya wirirwa wicaye ku muriro gusa nyirakabara guhe telefone yawe ureke kwanduranya neza ubuzima bwahagaze muri uru rugo peti ntajya ku ishuri mukarugwiza ntajya gukingura butike nawe ubwawe ntujya kurangura none se ubundi papa ko wavuga ko uri buze kubaza umukoresha wa sogokuru aho yarindaga izamu wabyibutse ntamubajije ambwira ngo amuheruka musezera ku kazi ngewe rwose ngiye kubimenyesha abayobozi twebwe twinaniwe byibura bo nibashyiraho akabo baramubona tukose dore nimero ye iramamagaye itaba wumva ibyo ari byo alo hobe mwuzukuru wanjye yewe we hobe sogoku urahumeka wari uzi ko nashyizemo umwuka rero nari nabuze amakuru yawe nahangayitse ntiwabyumva sogoku umura ndakomeye ubu ndi kigali ku muhungu wanjye abuzukuru banjye barancagaye reka ndiwabara sinakubwira mana nyagasani papa ni sogokuru ngo ari i kigali none se sogoku kuki utaduhamagaye ngo utumenyeshe ko ariho uri ugatuma duhangayika bigeze aho koko mbabaze nta mutima mubi nabikoranye ikibondo umva nyine nagezeho bwije na telefone yanjye yari yazimye umwuzukuru wanjye niwe wamfashije kuyishyiramo umuriro yewe munsuhurize disi reka mvuze cyane na papa ashaka kukuvugisha ngo aragushaka niko papa kuki wagiye i kigali utatumenyesheje koko tukose ariko nari narabateguje kuva kera nkimara kogesha ishaza mu jisho nkabona neza none se sogoku ubu ko gahunda yo kujya ku bitaro bikuru kogesha ishaza mu rindi jisho yegereje bizagenda bite kureba neza se ninjira urukumbuzi nzajyayo aho ntimunyumvirara papa ko wari waritwararitse ku nama ugirwa n'abaganga ko kuteshutse ute ko waburaga umunsi umwe iyo wihangana bakabanza bakajya kukogereza iryo shaza kuko bitewe n'iki ni umunsi umwe gusa ubura harya cyampaye inka niba ari ibyo ndarara ngarutse ntazica gahunda ya muganga sinjye uzarota ahubwo n'irindi jisho rivuwe rikongera rikabona neza none se gasazi ndakumva uzamfatike ko nshaka kuzahita ngaruka kandi ayo nari mfite nkaba ngiye kuyakoresha nza utikinse ngiye bijugunye rwose ndakuzi utinya imiti uzakomeza ushyiremo buhoro buhoro uzashyira ukiri ntubona ko umwe naguhaye se wagufashije nshakubwira uko rwamugeze ntabyeze iyo ataje kwa muganga ubu busanze indi nkuru mbabarira mama imiti wampaye yari igiye kuntera ubuhumyi iyo ntajya ku kigo nderabuzima ngo bamvure mba narahumye burundu ntimunyumvira basanze mfite ishaza mu jisho ishaza mu jisho se wari kuribuzwa n'iki ko ari iby'iwacu kandi naryo nushyiramo iyi miti rirakirerera ashwi mama nta byatsi nakongera gushyira mu maso nzubahiriza gahunda kwa muganga bampaye ntimunyumvira kwa muganga se batanga iyihe gahunda ko ari ukugenda bakakujoboramo amaso nibyo ushimye se ariko mukecuru nawe rwose reka ntawe banuburagamo amaso ibyo ni ukubeshya mama uri gukabya kugira ngo nemere ibyo byatsi kandi sinshobora nzakurikiza gahunda ya muganga gusa ngaho komeza wihagarareho niba gushyiramo ay'ihene cyangwa ay'intama ntuzazundirire ndabikubwiye kandi ndiho ariko ibyo by'amaso y'ihene cyangwa ay'intama wabikuye he mama
yego wenda nanjye niko narinze imbere ariko niboneye Gakwaya rwose aracyafite ijisho rye kandi bararyogejemo ishaza. waramwiboneye n'amaso yawe? ni mu ryerye. nanjye naramwiboneye rega. ntaho bigeze barikuramo, nta nubwo bamuhinduriye ngo bamuhirye inyamaswa rwose kandi ari kureba neza bye. ni Mutaraga. reka ubwo mwumva nanjye nta muntu nigeze mbona bahinduriye ngaho nuko ari uko twakuze tubyumva. ukuntu wabivugaga narinzi ko ari urungano rwahagayishye waba warabonye kumbi wanshukaga. yewe have ejo nzasimbukire ku bitaro bikuru banyogereza ijisho ntazakomeza kwishinga ibihuha nkarinda mpumba. uramutaha amenyo rwose mama. yewe gise sigiri ntubona ko ryamaze gupfuka imbone yose. none nawe waje kwivuza? yewe niba muzehe Gakwaya areba neza nanjye ejo nzajya ku kigo nderabuzima bansuzumye. wabona nkize nkareba nkajya ndeka guhamagara banshyiramo urudodo mu rushinge mw'abana mwe. yewe njugunyira aka gasashi k'ibyatsi. yewe ahubwo ni ntaha ndanyura kwa Gakwaya nk'ubuhamya neza. kambe nkwereke mukecuru, kambe rwose kwereka ahantu nkajugunyaga mutavaho muranisubira wenda mukongera mukakansaho. ijisho ni itaha ry'umubiri turirinde icyariteza uburwayi. nyuma yo guhabwa ubuvuzi Nsengiyumva atangiye kureba neza nubwo mama we akomeje kugira imyumvire ko uburwayi bushobora kuvurwa hakoreshejwe uburyo bwa gakondo. birashimishije kuba afashe icyemezo cyo kujya ku bitaro kugira ngo bamuvure uburwayi bw'ishaza ryo mu ijisho. wose ukuyemo irihe somo? wamenye se ko indwara y'ishaza yibasira abantu bageze mu kigero cy'imyaka 40 kuzamura? waba se ufashe icyemezo cyo kujya ku kigo nderabuzima kikwegereye kugira ngo bagusuzume amaso nuramuka usanze hari uburwayi ufite ufate ingamba hakiri kare? urakoze gukurikira ikinamico twite ku maso yacu. ikinamico twite ku maso yacu muyikurikira kuri RCM Musanze buri wa gatatu saa 12:45 z'umugoroba. icyo gice mwumvise kikongera gutambuka ku cyumweru saa 2 z'ijoro. bakaba umuhagurukire kwifuza amaso no kuvuza abanyu. ikinamico twite ku maso yacu muyigezwaho na Rwamurek ku bufatanye na Fred Hollows Foundation mukayitegurirwa n'Urunana Development Communication. mushatse kutugezaho ibitekerezo byanyu mwaduhamagara cyangwa mukatwohereza ubutumwa bugufi kuri 0788 46 46 63 72.